kuri Top Up TV muri aho ni wa mukonyine wanyu ndi Kafa nahera ko mwari mwamenye mukonyine Kigali cyangwa ni cyangwa murabona nabaye umunyakigali murabona nabaye umunyakigali mwamfuramwe cyangwa ni cyangwa menya numvishe ngo barabyita ibyangwe ni ibyangwe ibyangwe ko bambwiye ngo ibyangwe ndi Kafa bavuga ko bashye ibyangwe byo wogesha ibintu umuranye bw'ibyangwe byiki akora ryoshye meze neza cyane bambe umeze ute se we mushayi meze neza bambe nanjye ndaho anyway nongeye nagarutse nyuma yuko meruka kuza kukureba nkubaza umujyi ukumereye gute wakiriwe gute n'umujyi wa Kigali Nyamirambo ikumereye gute narikanze cyane kukubona muri video imwe y'umunyarwenya ukomeye cyane hano mu Rwanda mitangazise byabisekesho bigiye hanze ongeraho umunyarwenya wa mbere mu gihugu nanjye nicyo nikanga umunyarwenya wa mbere mu gihugu Nyakiso uriya muhungu nanamushimira cyane mushimira rwose imbere y'izi kamera za Top Up TV ahagejeje akora uriya mugabo ni umwana mwiza cyane Yawana nje narakubonye nta nubwo nigeze nizera ko ari wowe ariko ubwo barabibonye cyangwa ni wowe bibonye gusa hari umuntu utajya ureba nako ntawe ntabwo bishoboye kereka ataba mu Rwanda yaba n'abataba mu Rwanda maze barabibona nkanswe no mu Rwanda bambe uriya muhungu ni imfura cyane umeze gute se kwinjira muri industry bikumereye gute ndabona watse kabisa urabibona rero urabibona umuhungu urabibona ameze neza ndi Kafu ndamata ndaho ndoroshye n'inyogosho z'abanyakigali ariko se ubwo ngubwo ahubwo ntibanyobeye ubu ngubu nta muntu wapfa kukumenya se bambe ubu industry nayinjiyemo neza ngira ngo mwabibonye umuhungu aramfasha cyane uriya muhungu ni imfura ni umwana mwiza ndamushimira n'ubu ngubu ndacyamushimira kabisa nakubonye no mu yindi comedy y'umuntu bita Mitsutsu uriya nawe cyane kabisa nawe aramfasha nawe ndamushimira bose bari banyakiriye neza kabisa n'inshuti zanjye murakoze cyane kugira ngo umuntu ahite agera ku rwego rwo bita akorana na bariya bahungu ntabwo biba byoroshye inkiva zatabagwe karangaze pfiyo mu bishokoro ntabwo biba byoroshye nshobora kuba nyijemo neza Imana bimfashemo noneho urabona ubwo natangiye kuzamo buriya ndaje mbamenya numvisha abahungu ngo barabyita banga ndaje mbakubite banga z'imiriro ndaje ngo ndakubatamo noneho abahungu bangishije no kuvuga nkabo menye ubu nabimenye nabyo ngo ndi Kafu barabyita sirenge ngo barabyita sirenge banyigishije ngo ni banga ndabaza kubahereza banga ariko ubundi ubwo ngubwo baramfollowing ubundi abantu bo kuri Top Up TV babwire ubwo kuri Instagram yanjye bari bayigiyeho ngo bamfollowing Instagram ndi Kafu nafunguye na Instagram ubwo nafunguye na Instagram ndakubabwira abantu bo kuri Top Up TV munyarukire kuri Instagram ndi Kafu mwandikemo Kazora mu kinyarwanda cyawe rwose nubwo waba utarize wamenya kubyandika Kazora niryo zina Kazora niko nitwa namenyereye kwita umukonyi n'umukonyi ariko noneho uri Kazora 01 none se ubu ya myambaro ntabwo uzongera kuyishyiramo iriya myambaro ko reka ntabwo nayo impamvu naje nambaye ntya ngendaga kuza mu mbereke ko nabaye noneho n'umunyakigali mumbwire niba no ku munyakigali byambera abantu nibandika muri comment ko kwambara nk'abanyakigali bimbereye n'imyambaro nzajya nyambara rimwe na rimwe ndi Kafu ariko iriya myambaro ntabwo nayireka reka urasa neza cyane murakoze murakoze ndi Kafu bagufollowing kuri Instagram rwose ni Kazora 01 mugiye mukore follow Kazora 01 kuri Instagram nayifunguye ndi Kafu Kigali irakumva pe iranyumva ariko bambe ndaje narabatamo ngo ni imizigo amabank bambe barabyumva cyane umeze se mushayi nawe Kigali gufashe neza rwose narayimenyereye ni kwa kundi nyamiguruko tu anyway kubana na bano bahungu babibyamamare hari bimeze bite ni ibintu byiza cyane ni iby'agaciro kubona aguha umwanya we akakumva ni ibintu by'agaciro cyane njye bifata nabyita nk'iki mbura nk'ukuntu nabyita nyine bimpereza motivasiyo kabisa
bituma ubona uko akazi gakorwa nabo bagenda bakubwira inzira wacamo kigaragara ugasanga umuntu uraje arakuzamuye gushyize ku rundi rwego abenshi usanga bahita babivamo bakanabivamo nabi banashwanya bimeze bite njyewe ukuntu bimeze cyiza cyane njyewe uko byagenda kose namaze gufata umwanzuro uko byagenda kose uko banca intege kose ntabwo nzarivinga kareka ntabwo nabireka byararangiye nafashe umwanzuro nk'ufashe cyane uko byagenda kose ayibamba ariko si ubwo ngubwo umenye ndarugerageza abazungu ayibambe abazungu ndarugerageza bambwiye ati ngo ni murumuna wa supermanager kabisa ariko uriya muhungu rigare se ni gute nawe murumuna we n'imfura n'imfura n'iwacu nawe ariko mwaje muje kabisa ariko si ubwo ngubwo reka tuzi erega menye ipfiriye haba ari impano nyinshi nuko abantu baho bitinya mwitega amaproje menshi urimo ukorana n'abaya bagabo mwitega amaproje gukorana nabo ndi kafa y'ibambe aho uzi gukorana nabo nkora nabo muzabo nanga muzanjye ibamba ariko si ubwo ngubwo ibyo ni iki mwari mwabona se ibambe ntabwo murabona mwitega amaproje nk'igihumbi n'imiriro bambe ngo barabyita bate barabyita amabanka amabanga international numvishe babo babivuga ndikafa imwe iva hindi ijyaho banyarukireho kuri Nyagaso barebe ndikafa ibamba barebe mukonyi nabo hanari ubu ngubu none umushe abantu b'Inyagatare barimo barakona bakavuga ati president duhagarariye mu ariko hari abambanjirije bari abahungu se nanjye ndacyafite urugendo runini ntago saka kanya wowe ariko bizaza cyane ntago ari rubi mereye mu cyiza mereye mu maboko meza kabisa na team ni nziza cyane kuko urebye neza abakomedian benshi dufite hano kuri ubu ngubu ni hariya banyuze noneho urebye uriya muhungu ngo ni Nyakso we mbabona atandukanye kabisa uriya muhungu atandukanye kugira inama agufasha ubona nyine ntago yita ku bintu bye cyane kurusha yita no ku bandi impano zizamuka ntabwo avuga ngo ndagusubiza akora nka team ibana byose kabisa uriya muhungu ni umwana mwiza cyane ndacyamushimirana n'ubu ngubu ubwo rero byanteye amatsiko yo kuza kureba noneho nyuma yo gukora amavidewo n'icyamamare ariko nsanze ibintu byarahindutse ubundi mu bicu ngira ngo nawe byarahindutse abana bangishije silenge ariko si ubwo ibyo ni iki kuko ubimenya ni akanya bwanyu ubundi mu bicu kabisa hejuru ngo ni hejuru cyane ngo ndikayibambe ubundi hejuru cyane byana ariko si ubwo ngubwo barabambe naho bazagucikira bazancikira ese bazancikira yana kubirombe byawe aho ngaho bazancikira uburinete tumeze ariko ubundi ubwongo bwawe ngaho uhagaze nk'amafaranga y'amanyarwanda kuri kwimana amanyarwanda amagaze ngo abantu bakorera ukwezi baranganitse ubu uhagaze ngaho uhagaze ari bambe ahubwo bazantega mwokanye banyica abahungu mwokanye banyica mwokanye aha ngaha se ari bambe duhere hasi ntabwo najya nkubwira rero ni kafu magana n'inote y'ijana hose ubwo urabyumva neza cyane rero ko umuhungu ntakumva ntagize abahungu bavuze ngo ndakungura akamwoganye nuko niyo Kigali bangisha bavuze ati ibyo bintu oya mwoganye oya bambe ntago nabireka cyangwa nzajye mbibereza mu mabanka gusa ariko ayi bambe ntago ko ntabisite mwoganye ntago bira bintu nabivanamo naba ntatira igihango mwoganye reka ntabwo nzabivandamo keretse n'inye rwose nje kubera ukuntu Kigali imeze aka kazi gose nako niko aka ngaka nako najemo nk'umuhungu kuko muza mugahita mugafata twe byara waretse wa muntu ariko bisaba gukora cyane natwe ntabwo turagafata ratabibabeshya abatije ariko naba nawe ubona ukwizeraga gutiza ariko si ubwo ngubwo urabona nayo namenya n'imodoka ku muhungu aba yanzanye ngo umenye ni ifuti yaba yantayemo akanzana
Kazora karame cyane umuhungu. dusoreze hano, turabizi ntabwo dukunda kuvuga ibintu byinshi cyane, nuko tuba twaje kureba ngo turebe uko ibintu bimeze nk'uko twatangiranye cyane kigera mu murwa. abakunzi ba Top Up TV rero, Kazora 01 kuri Instagram rwose mujye mukore follow. Abantu ba Top Up TV icyo nabwira, ndabakunda cyane, ndabakunda, mwangaragaje urukundo nkigera muri uyu mungu n'umurwa menya muri iyi Kigali, mwangaragarije urukundo, ndabashimira, mukomeze murungaragarize, mujye munanshyigikira, murabona nibwo nkizamuka, munshyigikire bana, nanjye sinzabatenguha, ndaje mbahereze noneho amabanga wamugani, noneho mujye munshyigikira muvuga uti kuko akwiye no gushyigikirwa. Meze neza cyane kabisa, abantu bankunda shout out, ndabashimiye cyane. Nanjye rero nta kindi nakora, ndagushimiye mukunzi wa Top Up TV, we wakoze subscribe, warakoze cyane, nawe utarayikora, this is the time, then go and tap the subscribe button, ubundi dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye.